Hari inkuru zawe nyinshi zizwi n'ubwogero wogera murira, inkuta z'inzu yawe, igisenge, ariko ntibirenga aho ngaho. Byashoboka cyane ko hari inkuru z'akababaro kawe nyinshi zitazwi n'abavandimwe bawe, mama wawe, papa wawe, inshuti zawe ndetse n'abakunzi bawe. Ndashaka kukwibariza akabazo kamwe. Ese iyo uri mu bihe nk'ibi ngibi bigushaririye, ureba imbere ukabura inzira, wareba inyuma ukabura inzira, wareba epfo na ruguru, ibumoso n'iburyo, iburasirazuba n'iburengerazuba, wowe ukora iki? Ese umenagura ibintu? Ese wirukira abantu kurusha uko wiyirukira wishakamo ibisubizo? Se uhanga amaso abantu kurusha uko uyahanga Imana yawe? Reka nkwibarize iki kibazo. Uri muri ba bantu bangiza buri kimwe cyose cyiza bari barubatse kubera agahinda k'amasaha 2 cyangwa amasaha 3? Cyangwa uri muri babandi bitwa abihanduza cumu? Urihambira ugashenjagira ushira, ariko ntiwereka abantu ibyo uri kunyuramo, kandi bikarangira ubashije kubivamo amahoro. Reka uyu munsi tuganire ku kintu cyitwa kwibera inshuti. Kuba inshuti yawe kurusha uko uri inshuti na runaka, kuba inshuti yawe ukibitsa amabanga menshi kurusha uko uyabitsa abandi, kuba inshuti yawe ukigirira icyizere kurusha uko ukigirira abandi, kuba inshuti yawe ugahora wizeye yuko umunsi ikibazo cyateye uzaba uhari mu gikemure, kuba inshuti yawe ukamenya kandi ukizera yuko udakeneye abantu b'umurengera kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza kandi bugire igisobanuro, kuba inshuti yawe ukamenya ko ari wowe muti wa buri kibazo cyose ufite, kandi ukamenya yuko buri gisubizo cyose uhora wiruka ujya gushaka mu bandi, rimwe batanakwitayeho, rimwe bakumvira ubusa, rimwe bataguha n'agaciro ukwiye, cyangwa bakakwambura na kakandi gakeya wari ufite, cyangwa se kakandi kenshi wari ufite bakakamanura, ukamenya ko ibyo byose ubyifitemo. Ahangaha uze kunyumva neza, sindi kuvuga yuko udakeneye inshuti mu buzima bwawe, kuko turabizi neza 100% ntawigira. Urankeneye kugira ngo ubeho, ariko nanjye ndagukeneye ngo mbeho. Hari ibyo nzi wowe utazi, ariko nawe hari ibyo uzi ngewe ntazi. Bivuze ngo iteka duhora dukenerana. Icyo ndi kuvuga ahangaha, ntugahore wumva yuko ibisubizo byose ukeneye mu buzima bwawe bibitswe mu biganza bya runaka. Ntugahore wumva yuko inama wakigira, inama ukeneye ziribitse mu mutwe wa runaka. Ntugahore wumva yuko amahoro ukeneye mu buzima bwawe abitswe na runaka. Ntugahore wumva yuko iterambere ukeneye, urwego rwonyine rwakugeza kuri iryo terambere rubitse kwa runaka. Uyu munsi abantu benshi bariyibagiwe, ntibazi agaciro kabo, ntibazi ibyo bashoboye n'ibyo badashoboye, kubera yuko atari inshuti zabo. Kuba inshuti yawe bitwara igihe, kuba inshuti yawe bizana n'igiciro gihambaye, kuba inshuti yawe nicyo kintu cyiza cya mbere waba wikoreye mu buzima bwawe kandi utazigera wicuza. Kuba inshuti yawe bizagusaba investment iri hejuru, cyangwa gushoramo imbaraga ziri hejuru, ariko umenye yuko izo mbaraga z'umurengera zitazaba zipfuye ubusa. Kubera ko utari inshuti yawe, niyo mpamvu uhora uhobagira mu bantu, ejo uri hariya, ejo uri hano. Kubera ko utari inshuti yawe, niyo mpamvu ubuzima bwawe bugira igisobanuro, ubuzima bwawe buryoha, ubuzima bwawe bugenda neza iyo uri kumwe n'uruvangitiranye rw'abantu. Rimwe na rimwe n'abantu bagusubiza hasi, rimwe na rimwe ugasanga ni abantu udakeneye, batazigera banakugirira umumaro n'umwe. Kuba inshuti yawe bitangira igihe uvuze uti ngenda bizi yuko bino nabishobora, maze ugakura amaso ku bantu bose waruhanzeho amaso, ugatangira ukayihangaho. Kuba inshuti yawe ntibiba bivuze ngo abandi bantu bose bari mu buzima bwawe nta gaciro bari bugire. Kuba inshuti yawe ntago biba bivuze ngo urihagije, nta wundi muntu ukeneye. Kuba inshuti yawe ni ukumenya yuko ari wowe fondasiyo y'ibintu byose ukeneye mu buzima bwawe. Kuba inshuti yawe biba bivuze yuko waba uri kumwe n'abantu cyangwa utari kumwe n'abantu uzishima kandi uzatera imbere, kandi ubuzima bwawe buzagira igisobanuro. Kuba inshuti yawe uzamenya yuko atari ngombwa yuko wirirwa uririra umuhisi n'umugenzi ngo uri guhura n'ibi, ngo ufite iki kibazo, ngo byagenze gutya. Ukamenya yuko rimwe na rimwe ushobora kwikuramo umuti ndetse ukikuramo n'ibisubizo. Barakubwiye ngo kugira ngo ibikomere byawe byorohe nuko ugomba kubiganiriza abantu.
singiye guhakana yuko ibi ngibi ari byo, ariko ugomba kumenya yuko igikomere wowe utiyomoye nta muntu uzabasha kugikomora. Ugomba kumenya yuko agaciro utihaye, niba utikunda utari inshuti yawe, nta muntu uzabasha kubigukorera. Ugomba kumenya yuko niba utihaye imbaraga ngo wihe intego ngo uvuge ngo nshoboye iki, sishoboye iki, ndaza gukora iki sindi buze kugikora, ibyo nta muntu uri buze kubigukorera. Tujye tubwizanya ukuri, tuvuga imbwa mu mabara yazo. Nta munsi n'umwe kuvuga agahinda wanyuzemo cyangwa kuvuga agahinda uri kunyuramo bizumisha igikomere wahuye nacyo. Ntabwo ibyo bizigera byumisha ibikomere wasigaranye ku mutima wawe. Ariko umunsi wabaye inshuti yawe, ugakunda wowe ibyawe byiza, ugakunda ibyawe bibi, nibwo ibyo bikomere bizatangira kuma. Ibikomere ni ikintu tubana nacyo, ni ikintu udashobora gucika, ni ikintu uzabyuka mu gitondo ugasanga, ni ikintu uzaryama ugasanga, ni ikintu uzajya kurya ukakibuka, aho uri hose ukakibuka, ariko kikaba gifite ahantu kigarukira, ntikikubuze gutera imbere. Kuba inshuti yawe bizatangira igihe ibintu byose wabikije abantu ugiye ukabibambura. Simvuze amafaranga, simvuze bimwe wabatije, ndi kuvuga cya cyubahiro wumva yuko uzagira ari uko bizaba ari ubushake bwabo. Ndi kuvuga ya mahoro yawe wababikije, ndi kuvuga ibyishimo byawe wababikije, ndi kuvuga iterambere ryawe wababikije, imyanzuro wagakwiye gufata ariko ugahora utegereje abantu ko bayigufatira kuko ugendera mu kwaha kwabo, wumva ko ari bo bashoboye, wowe ntacyo ushoboye. Ibyo nibyo ndi kuvuga wababikije ukwiye kubaka. Uyu munsi ukwiye kumenya yuko uri isoko y'ibyiza byose ukeneye kandi uri isoko y'ibibi byose bizakubaho mu buzima bwawe. Ndagira ngo utekereze kandi urebe neza. Uzarebe iyi giti izuba rivuye rigacanira icyo giti, amababi yose agakongoka, igiti kigasigara cyambaye ubusa. Ariko ntiwibagirwe yuko mo hasi izuba riba ritangije cyangwa se ritaciye cyangwa ngo ryumishe ya mizi y'igiti. Uko biri kose igiti kirongera kigashibuka, kikazana amashami n'amababi meza kurusha n'ibya mbere. Bivuze ngo nawe abantu bazaguta, abantu bazakwanga, abantu bazagutererana, abantu bazakwima amatwi ndetse n'amaboko, ariko muri wowe niho hari ya mizi yose. Umenye ko iyo mizi itumye, ariko iyo mizi ukwiye kuyuhira. Ukwiye kwikunda, ukaba inshuti yawe, ukajya ujya mu kirahuri ukibwira uti ni mwiza, ukajya mu kirahuri ukavuga uti tuza. Uri guhura n'ibintu bikomeye ariko ejo biraza kuba birangiye. Uri guhura n'ibintu bikugoye ariko icara ubanza utekereze mbere yo gukora. Uko niko kuba inshuti yawe. Kuba inshuti yawe ugomba kumenya yuko ukwiye kwicara. Abantu bamwe babyita ubusazi, yego bijya kumera nk'ubusazi ariko birakora cyane. Ukwiye kwicara ahantu hamwe ukiganiriza bimwe wifuza ko abantu bakuganiriza, ukabyiganiriza. Ushobora kwicara uvuga Rwana, uri guhura n'ibintu bikugoye muri iki gihe ariko ukwiye kubigenza gutya. Yego bimeze gutya ariko ukwiye guca ahangaha. Ukwiye kuba inshuti yawe ukamenya yuko ibiryohereye byose bishobora kukuvamo, ariko nibigusharira kandi byazagusharira imyaka y'ubuzima bwawe yose ari wowe biturukamo. Uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi 2026 ukwiye kumenya agaciro k'abantu uri kumwe nabo, ukamenya ibyo bashinzwe mu buzima bwawe, ukamenya nawe ibyo ushinzwe. Ukwiye kumenya ibyo abantu babasha kugukorera n'ibyo abantu batabasha kugukorera. Wowe wigize insina ngufiya, wigira agatebo kayora ivu, umuntu wese agukorera icyo ashaka, uko abyumva, igihe abyumviye ndetse n'uko abyifuza. Kubera ko utari inshuti yawe urabihorera, kubera ko utari inshuti yawe wumva yuko bikwiriye. Ariko umunsi wabaye inshuti yawe nibwo uzumva igisobanuro cy'ubuzima. Muri iki kiganiro Fight or Die cyangwa se Rwana Upfe twari turimo turaganiraho, nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wicare wiganirize, utangire uba inshuti yawe, utangire uba umunyamabanga wawe. Ndagira ngo uyu munsi wicare wikoreho, ufate umuseno wisene, aho uhengamye uhengamure, umenye yuko byose wahoze wifuza, byose wahoze utekereza biri muri wowe.
Mu kiganiro Rwana cyangwa Upfe cy'uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo iha amahirwe yo kwitekerereza, iha amahirwe yo kwifatira imyanzuro, iha amahirwe yo kwikunda, iha amahirwe yo gutuma n'abandi babona ko ufite agaciro, kuko utari inshuti yawe niyo mpamvu agaciro wowe wumva ko ufite abandi batakabona, kuko wowe utari inshuti yawe niyo wumva ubwiza ufite abandi batabubona, kuko utari inshuti yawe ibitekerezo byawe uzi ko bishobora kuba ingenzi niyo mpamvu atari ingenzi. Ijwi ryawe ntirigeraho ryagakwiye kugera kuko utari inshuti yawe, ariko igihe watangiye kuba inshuti yawe nibwo uzabona ukuntu ubuzima bwawe buzahinduka. Baravuga ngo nyir'umupfu afata ahanuka, uwo mugani si njye wawuciye, ariko ukwiye gukunda ubuzima bwawe bubi ugakunda ubuzima bwawe bwiza, izo nenge zawe ukazikunda, ayo mateka mabi yawe ukayakunda, ubwo buzima bubi bukugoye ukabukunda kuko ni wowe nyirabwo, nta wundi wenda kujya kubuhanga bubemo, nta na banki wenda kujya kububitsamo. Ukwiye gukunda ubuzima bwawe ku kigero utazongera kwiruka wirukira kujya kuba mu buzima bw'abandi usize ubwawe, kuko uko byagenda kose uzagaruka kububamo. Ukwiye gukunda kurya rimwe ku munsi abandi barya 4 cyangwa bakarya 5. Ukwiye gukunda ubwo buzima bwawe bw'ukurira abandi baseka, ugakunda ubwo buzima bwawe bw'uko ubona ibintu wibishya kuya abandi babibona byoroshye. Ukwiye gukunda ubuzima bwawe bw'uko urara hava abandi barara mu miturirwa. Ubuzima bwawe bubi n'ubwawe ni wowe bwandikiwe, ni wowe ugomba kububamo, waba ukunda utabukunda. Gutangira gukunda ubuzima bwawe ugakunda ibyo bibi byose uri kunyuramo nibyo bizaguha imbaraga zo kubasha gukora cyane kugira ngo bivemo. Nuhura n'ibibazo byinshi nawe ukitererana ukiyanga, bizongera imyaka wari kuzamara muri ibyo bibazo, bizongera uburemere bw'ibyo bibazo uri kunyuramo, ariko umunsi watangiye gukunda ubwo buzima bubi bwawe urimo wicayemo uzabona ukuntu ibintu byose bihinduka. Sinkubwiye ngo ukunde ubuzima bubi urimo ubwishimire, wishimire ko ari aho ngaho wagenewe kuba, ndi kukubwira ngo ukunde ubwo buzima bwawe bubi bubabaje buguteye isoni kugira ngo biguhe imbaraga zo gukora cyane. Ndakwibutsa ko iki ngiki ari ikiganiro Fight or Die mutegurirwa nanjye Karambizi Charlene. Muri ubu buzima tugomba kurwana cyangwa tugapfa, kuko ariyo mahitamo yonyine dufite muri ubu buzima. Uyu munsi usige comment utubwiye niba iki kiganiro hari icyo kikumariye, ugisharinge ku muntu wumva kireba, kuko twese aho tugana ni mu kurwana cyangwa se tugapfa. Wahitamo kujya ku ruhande rwo kurwana cyangwa ugahitamo kujya ku ruhande rwo gupfa, byose ni amahitamo yawe.